niba hari ikosa rikomeye ni ikosa ryo kuba kugera ku buriri bwawe mu cyumba uraramo byoroshye, kuko uwo muntu wagezemo biba binoroshye gusangira icyo twita negative energy. Ndaje mbibasobanurire. Uyu munsi reka ntangire nshimira mwese mumaze gukora subscribe kuri iyi channel, kuko mukomeje kunyereka ko tuba turi kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ko dukomeza kugenda twungurana ubumenyi, ariko tunavangamo inkuru zitangaje zigiye zitandukanye, zaba iziba muri iyi minsi ndetse n'izabaye mu minsi yashize, ariko za nkuru zitajya zikunda kuvugwa kubera ko nk'abantu ziba zarabayeho, ni ibintu biba byarabayeho ariko bakabura uburyo babivuga, kuko byagiye bigaragara ko hari inkuru zagiye ziba ku bantu ariko bikagorana kubyizera, nyamara nyuma yaho isi kaza kumenya ko bya bintu kuko byari ibya nyabyo. Hari inkuru zitangaje, hari ziteye ubwoba. Kuri iyi channel yanyu rero hazajya hacaho bya biganiro byacu tumenyereye, aho tuba twungurana ubumenyi umunsi ku munsi, ariko nanone nzajya ngacishamo mbabwire zimwe muri izi nkuru navuze haruguru, cyane ko abenshi mwambwiye ko zibatera ubwoba. Niyo mpamvu nzajya ngacishamo rimwe na rimwe bitari buri gihe. Ubundi ikintu utarabona cyangwa utarahura nacyo ntago ari uko kiba kitabaho. Aka kantu mujye njya mpora nkababwira buri gihe. Ubundi ku isi hari abantu bake cyane bafite sanse zirenze 5. Ko mujya wumva ngo umuntu afite 6e sanse. Aba bantu ni bake cyane, ariko abafite ubushobozi bwo kumenya ikintu cyangwa se kuvumbura ikintu abandi bose batavumbura, badahita biyumvisha. Ndetse aba bantu usanga bibagora cyane, kuko ashobora kukubwira nk'ibintu bigiye kuba ukamwita umusazi, ahubwo agahitamo kukwihorera. Ndagira ngo witegereze neza muri iyi video. Harimo umugabo uteruye akana arimo arirukanka azamuka esikariye ahunga ava ku mazi. Ndagira ngo witegereze neza, arimo arava hafi n'amazi yihuse cyane, mu gihe abandi bari gufotora bo rwose babona nta kibazo gihari, ibintu ari sawa, bakomeje kurya isi. Utaha rero byari byagenze bite? Aha ni mu kwezi kwa mbere muri 2024 mu Buyapani, aho habaye tsunami ikomeye cyane yangiza byinshi, ndetse n'abantu benshi cyane bahasiga ubuzima. Tsunami murabizi ni kwa kundi haba umutingito, hanyuma uwo mutingito ugateza umwuzure, amazi akazamuka akarenga aho inyanja yagarukiraga, agasanga ibikorwa remezo, abaturage, ibintu byose bikangirika. Uyu mutingito rero wari ukomeye cyane, kuko wageze kuri 7.6. Wenda nzabakorera ikiganiro kirambuye. Icyo nashaka kubereka gusa ni amashusho yafashwe, ni kamera zafashe uyu mugabo afasha akana ke, ahita ahunga yihuse, kubera ko yari amaze kugira ibyiyumviro by'ikintu kigiye kuba gitangaje, giteye ubwoba. Urumva nta kuntu abantu baba barimo birira isi babona ibintu ari amahoro, ngo ujye kubazanaho ngo dore ngo hagiye kuza tsunami, ngo umutingito, baguseka, ahubwo ugize n'amahirwe ntibanagukubite. Nta n'umwanya waciyemo munini, ibyahise biba kuri aba bantu ni akaga gakomeye cyane. Dukomeje kandi, ntuzigere ukora ibi bintu mu cyumba cyawe uraramo niba udashaka yuko uzajya ugenda wangirika buhoro buhoro. Burya nk'uko nabibabwiye kandi abantu bakomeza babidusobanurira, ahantu urara, icyumba uraramo aba ari ahantu hubashywe, aba ari ahantu ho kurinda, aba ari ahantu ugomba guha icyubahiro mu buryo bwose. Ntugasige icyumba cyawe kirangaye. Ni ibintu uba utagomba gukinisha habe na gato. Buriya kwemerera umuntu uwo ari we wese akaza akaryama mu buriri bwawe, stress ze, umunaniro aba afite, mudu ye agira, mbese byose ni bimwe bita negative energy. Nureba nabi icyo gihe muzabisangira. Ariho hahandi ujya kubona ukabona imyitwarire yawe irahindutse, ugasanga ibitotsi bigiye bibura,
uhoranye umunabi kandi mbere utarabigiraga, mbese ugasanga ntabwo ukiri wa wundi wahoze uri we. Rero nyaboneka ntukemerere umuntu uwo ari we wese kugera mu cyumba cyawe. Jya ubanza umenye uti ese uyu muntu arabikwiye kugera ahantu ndyama. Ibi kandi biragendana no kubabuza kurara amadirishya yanyu afunguye cyangwa inzugi. Burya nijoro cyane cyane guhera saa 8 kugeza saa 10 z'ijoro ni cyagihe haba hagendagenda ya myuka twita imyuka mibi. Ubwo rero kumwe ibibungabunga muri ayo masaha ikabona iwawe harakinguye, idirishya ryawe rikinguye cyangwa umuryango ukinguye, yatemptinga, mbese biba biyoroheye kuba yagusura ikinjiramo. Niyo mpamvu abantu batandukanye bagiye batanga ubuhamya bugiye butandukanye bavuga ko iyo baraye bimeze gutyo hari amajwi barara bumva cyangwa se agakanguka bitunguranye. Hari abandi bajya bavuga ko akanguka yumva ameze nk'umuntu wari urimo arebwa ariko ntabisobanukirwe neza. Ni ikosa rero, ibintu mujye mubyirinda, cyane ko abandi bibatera kurara barota inzozi mbi, kwa kundi ugira inzozi ziteye ubwoba. Kora subscribe niba utarayikora, tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Ciao, bye bye, reka duhure mu kanya.